Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri hagaragaye inkuru y'incamugongo, inkuru yababaje abantu benshi bayumvise nyuma y'uko umusore w'imyaka 19 yishwe urupfu rubabaje. Urupfu rwababaza abantu benshi, abantu bose bemeza ko muri iki gihe harimo abantu benshi bagifite umutima w'ubunyamaswa nyuma y'uko babonye uyu musore wishwe uku nguku bene aka kageni. Ese uraza kumenya ubuyobozi bwatangaje iki nyuma yo gusanga uyu musore yishwe uru rupfu rubi? Ese abaturage bo basabye iki ubuyobozi? Icyo rero nkusaba buri munsi ko ugomba gukora subscribe cyangwa se abone n'akazogera kaza nako kagakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'incamugongo. Iyi nkuru yababaje abantu benshi, na n'ubu kuyumva cyangwa kubyakira byabagoye nyuma yo gusanga umusore w'imyaka 19 yishwe nabi, yapfuye urupfu rubi cyane. Twongere tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo duhora tugusaba buri gihe ni ugukora subscribe cyangwa se abone n'akazogera kaza nako kagakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni mu karere ka Nyagatare, umusore uri mu kigero cy'imyaka 19 yishwe aciwe umutwe n'abagizi ba nabi. Bamaze gukora ibyo ngibyo bahita batoroka. Ni umusore uri mu kigero cy'imyaka 19 y'amavuko wakoreraga ubucuruzi buciriritse mu murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare. Yishwe n'abagizi ba nabi bamuciye umutwe nyuma yo kumwica. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwahise ruta muri yombi abantu babiri bakekwaho kugira uruhare muri urwo rupfu rw'uwo musore. Nyuma y'urupfu rw'uwo musore wacururizaga mu gasantere kazwi nko muri Gatandatu, rwamenyekanye mu masaha ya saa 4 za mu gitondo kuri uyu wa kane tariki ya 25 Nyakanga 2024. Abatuye muri ako gace basabye ubuyobozi guhagurukira ikibazo cy'umutekano muke uri muri uwo murenge, bitewe n'uko bavuga ko mu bihe bitandukanye hamaze kwicwa abagera kuri 4 barimo n'uwo bakekwa ko yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu ricira kuri uyu wa kane tariki ya 25 Nyakanga 2024. Umwe mu baturage babonye uwo musore yicwa cyangwa wahageze bwa mbere, mu magambo ye ababaye yagize ati: uyu wishwe ni uwa kane. Ibyo byose bigaragara ko ari umutekano muke uri muri kano gace. Undi muturage nawe wari uri aho ngaho byabereye nawe yadutangarije agira ati: muri make muri aka gace ntabwo ari ubwa mbere hagaragaye ubwicanyi. Hari undi bigeze kwicira muri Gatandatu, undi bamwicira mu Baporoso arimo gutaha ava mu kazi kuko yakoraga mu cyuma gisya. Mubonzi uyu abaye uwa gatatu. Ubuyobozi bwabigizemo uruhare, abantu bakora ibyo ngibyo bagafatirwa imyanzuro, byaba ari byiza ngo kuko n'ubuyobozi nta kintu buhora bubikoraho. Abaturage bavuga ko uretse abo bantu bamaze gupfa bazira abagizi ba nabi mu murenge wa Musheri, hari ikibazo cy'ubujura bukabije bukomeje gufata indi ntera muri uwo murenge. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musheri Ndamage Andrew yavuze ko abantu 4 aribo barimo gukorwaho iperereza kugira ngo bamenyekane neza koko niba aribo bagizemo uruhare muri urwo rupfu rw'uwo musore wishwe nabi, wishwe apfuye umutwe. Umurenge wa Musheri abawutuye bavuga ko ugaragaramo isoresore nyinshi cyane zitandukanye zirara zigenda, bagakeka ko arizo z'abajujubije, zirara zibiba zikanatobora amazu y'abaturage bawutuye.
reka nkomeze ngushimire wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tukubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi cy'ubutwari kuba warakoze subscribe cyangwa se abone. Reka tukubwira ati ugira umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibaturindire.